isi yabayemo ibintu byinshi bitangaje abantu benshi batigeze bamenya kugeza uyu munsi. Hari amayobera yabaye imyaka myinshi ishize ariko na n'ubu abantu bakibaza uko byagenze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byabaye mu mateka bidasanzwe kandi biteye amatsiko cyane, kandi uko tugenda twegera ku cyanyuma ibintu birushaho kuba amayobera. Rero twagiye isobo Just Boy, mukore subscribe, like day aho hasi. Ku mwanya wa mbere, duhereye ku mwanya wa mbere turahasanga Operation Mincemeat. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1943 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, igihugu cy'Ubwongereza cyateguye umugambi w'ibanga udasanzwe cyane. Uyu mugambi wiswe Operation Mincemeat. Abasirikare b'Abongereza bafashe umurambo w'umuntu wapfuye bamwambika imyenda ya gisirikare, banamuha amazina y'ibinyoma bavuga ko ari officer witwa Major William Martin. Nyuma yaho bamushyizeho ibyangombwa bya gisirikare by'ibanga mu myenda ye, ariko ibyo byangombwa byose byari iby'ibinyoma. Umurambo bawusize hafi y'inyanja kugira ngo abanzi b'Abadage bawubone. Abadage ntabwo ari ibyo bivuze. Abadage bamaze kubona izo dokima bahise bizera ko ibitero by'ingabo z'abanyamuryango byari kugabwa mu Bugereki aho kuba muri Sicily. Ibyo byatumye bimura abasirikare babo bajya mu Bugereki aho kugira ngo bajye muri Sicily, kandi mu by'ukuri igitero nyacyo cyari cyabereye muri Sicily. Uyu mugambi wakozwe neza cyane kurusha uko Abongereza bari babyiteze. Ndetse unafasha Allies gutsinda imwe mu ntambara zikomeye zabayeho. Kugeza uyu munsi abantu benshi bavuga ko ari umwe mu migambi y'ubwenge yakoreshejwe cyane mu mateka y'intambara. Ni igihe Abongereza bakubitaga baki Abadage. Twikomereze no ku mwanya wa kabiri. The Dancing Plague of 1518. Tekereza kubyuka mu gitondo ugatangira kubyina utabasha guhagarara. Ibi bishobora kumvikana nka filime, ariko byabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 518 mu mujyi wa Strasbourg mu Bufaransa. Byatangiriye ku mugore umwe watangiye kubyina mu muhanda amasaha menshi. Abantu babanje kubifata nk'ibisanzwe, ariko nyuma y'iminsi mike abandi bantu batangiye kujya babyina nabo batazi uko biri kugenda. Mbese muri make ukabyuka ukumva ushaka kubyina utabasha no guhagarara. Ukajya ubyina ukabyina utanahagarara, guhagarara byanze, kurekera kubyina byanze, kandi babaga banishimye. Bageze ku magana y'abantu benshi babyina amanywa yose, birirwa babyina amanywa nijoro badafite uburyo bwo guhagarara.
bamwe baguye hasi kubera umunaniro, batangira kujya bikubita hasi kubera umunaniro. Abandi bavuga ko bapfuye kubera umutima cyangwa umunaniro ukabije, barapfuye benshi cyane. Ikintu gitangaje ni uko nta muntu wari uzi impamvu y'ibyo byabaga, nta muntu n'umwe wari uzi impamvu bari kubyina. Hari abavuga ko byatewe n'uburozi bwo mu biryo, abandi bakavuga ko byari ikibazo cyo mu mutwe cyafashe abantu benshi icyarimwe muri karitsiye imwe. Ariko imyaka irarenga 50 ishize kandi iri banga n'ubu ngubu ntiriramenyekana. Boy Jazz Boy, katwikomereze no ku mwanya wa gatatu. The Great Emu War, ku mwanya wa gatatu turahasanga The Great Emu War. Mu mwaka wa 1932 igihugu cya Australia cyinjiye mu ntambara idasanzwe cyane. Si intambara yarangwaga n'ikindi gihugu, si abasirikare bari bahanganye n'abandi barwanya, ahubwo bari barimo kurwana n'inyoni, barwanye n'inyoni. Izo nyoni zitwa emus zari zimaze kuba nyinshi cyane, zinjira mu mirima y'abahinzi zangiza imyaka cyane. Abahinzi batakambiye leta ngo ibafashe. Leta yohereje abasirikare bafite amamashini gun menshi cyane kugira ngo bice izo nyoni. Ariko ibintu ntibyaje kugenda neza nk'uko babyifuzaga. Emusi zari zihuta cyane, zarihutaga cyane kandi zigendera ku muvuduko udasanzwe, zinagenda mu matsinda atandukanye. Abasirikare barashe amasasu ibihumbi byinshi cyane, ariko inyoni nyinshi zirarokoka. Mu kurangiza operation ntiyatanze umusaruro, kandi mu buryo butangaje abantu benshi bavuga ko emus arizo zatsinze intambara. Bavuga ko izo nyoni zaje gutsinda intambara, abo basirikare bo muri Australia bakiruka bagatora inzira bakirukanka. Uyu munsi The Great Emu War ifatwa nk'imwe mu ntambara cyangwa mu nkuru zisekeje kandi zidasanzwe zabayeho mu mateka y'isi. Reka twikomereze no ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga The Tunguska Event. Ku itariki ya 30 Kamena 1908 habaye ikintu gikomeye cyane mu karere ka Siberia mu Burusiya. Hari ibintu byaturikiye mu kirere n'imbaraga zidasanzwe. Iyo explosion yatemye miliyoni z'ibiti ku buso bunini cyane. Ibyo biti byose birangirika n'ubu ngubu byaburiwe ibirengero ntibirongera kumera. Abantu bari bari kure cyane babonye urumuri rwinshi cyane mu kirere, ndetse bamwe bumvise isi nyeganyega, bumva urusaku rwinshi cyane, nyine bumva habaye nk'umutingito mbese muri make. Ariko ikibazo gikomeye cyabayeho ni iki: nta kreta nini cyangwa se ibintu by'imigezi byigeze biboneka hasi aho ngaho ngo byireke nk'aho hari ikintu cyahaguye. Abahanga benshi bavuga ko asteroid cyangwa comet cyangwa biriya bihuye nyine byo mu kirere, sinzi ukuntu babyita, byaturikiye mu kirere bitaragera ku isi, byaturikiye hejuru mu kirere bitaragera ku isi, bitarahageze nkumbazi.
Imbaraga z'iyo explosion zari zikomeye cyane kurusha izakoreshejwe kuri bombe ya Hiroshima. Umve nawe bombe yakoreshejwe Hiroshima, niba muzi amateka yayo, niba mutanayazi nzayabasobanura hano kuri Jazz Boy, wokore subscribe. Imbaraga zakoreshejwe kuri icyo kintu cyabaye kigiye muri uyu mwaka ndi kubabwira zarushaga kure cyane imbaraga za bombe yaturikije Hiroshima. Iyo biza kubera mu mujyi munini, abantu barenga miliyoni menshi y'abantu bari gupfa, niko amateka tubwira. Ndetse kugeza uyu munsi Tunguska Event iracyari amayobera akomeye cyane. Ku mwanya wa 5 turahasanga The Library of Alexandria Destruction mu gihugu cya Misiri cyangwa cya Egypt, ni hano ruguru hafi muri Afurika. Habagaho isomero rikomeye cyane ryitwaga Library of Alexandria. Iri somero ryari rifite ubumenyi bwinshi cyane kurusha ahandi hose ku isi ya kera higeze habaho. Aha niho hantu hari habitse ubuhanga bukomeye cyane. Ryari ribitsemo ibitabo n'inyandiko zerekeye siyanse, medecine, astronomy, filozofi n'ibindi byinshi cyane. Abahanga baturukaga mu bice bitandukanye by'isi bajyaga kuhigira no kwasangira ubumenyi, niho babukuraga. Ariko hanyuma y'igihe iri somero ryarashwenywe rirashya. Ikintu gitangaje nuko abantu bataramenya uburyo byagenze habe na gatoya, babonye nyine ngo isomero rishya. Hari abavuga ko ryahiye kubera intambara, abandi bakavuga ko ryagiye rishira buhoro buhoro kubera ibitero byinshi. Abantu benshi bemera ko ubumenyi bwinshi cyane bwatakaye burundu kubera ishya cyangwa irigita ry'iryo somero. Bamwe bavuga ko hari discoveries zikomeye isi yashoboraga kuba yaramenye cyangwa yaragezeho kare na kare cyane iyo iri somero riba rigihari. Uvuga ko nyine hari ibintu byinshi byari kuba byaravumbuwe iyo iri somero riba rigihari. Kugeza uyu munsi destruction cyangwa irimbuka ry'isomero rya Alexandria rifatwa nka kimwe mu mpanuka zikomeye zabayeho ku isi. Irimbuka ry'iryo somero ni ikintu cyahombeje isi cyane. Amateka y'isi yuzuyemo ibintu byinshi bitangaje kandi by'amayobera. Hari ibintu byabayeho abantu batigeze basobanukirwa neza kugeza n'uyu munsi. Ni iyihe story wowe yaba yagutunguye cyane se? Andika igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi, ukunda ibiganiro byanjye, ujye wibuka gukora like, subscribe, unasharinga inshuti zawe kugira ngo abantu bajye babimenyera ku gihe. It's your boy Jazz Boy. Hala!